rubyiruko mpuze dukorera u Rwanda Banyarwanda mpuze dukorera u Rwanda Supusupu ndatangiye gucuranga Rwagitima buriya akiza bwa mbere nyine naravuyeyo saza nyine nacyo namuvugaho nyine nuko yateye imbere gusa igihugu nyine cya baramwizeye baramuzamura gusa nanjye nayenzi ko nyine atanazamuka Dezum TV 24 ikaze nanone kuri Dezum TV nkuko bisanzwe ko tumanuka tukabazanira ibintu bikaze cyane uyu munsi twabazaniye impano idasanzwe ni impano muri buze gukunda cyane mwebwe mudukurikiye ariko reka tutaratangira tubibutse gukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo ibintu bikomeze bibe ubutengamare hano reka tubanze twakire uyu mwana tumuhe ikaze kuri kamera za Dezum TV ikaze turabakiriye Mwiriwe neza amazina yawe amazina yanjye nitwa Nkundibiza Nicolas Nkundibiza Nicolas afite imyaka ingahe mfite imyaka 21 hano turabona ufite ikintu nje ntago nkizi no bwa mbere nakibonye yes ni ningiri hanyuma iyo ningiri niyo ukoresha ari gutanga umuziki banza duhe akapera hanyuma ikiganiro tugitangire mu kanya Miyorere mwiza umusingiro kwegera kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage no kubaha ijambo Miyorere mwiza umusingiro kwegera kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage no kubaha ijambo Abayobozi bacu batuyobora neza yaba umukuru w'umudugudu yaba abagitifu w'akagari kacu batuyobora neza turi mu mahoro yaba abayobozi b'umurenge wacu yaba abayobozi b'akarere kacu yaba abayobozi b'intara yacu batuyobora neza turi mu mahoro Yes Nicolas iki gikoresho cyawe banza kidusobanurire mbere yo kugira gikozwe n'ibiki ndabona hari utuntu tudufuka ndabona ikintu kimeze nk'igiti iyo ningiri yawe ubundi mu kubatayizi ikozwe n'ibiki iyi ningiri ikozwe n'ihembe iri ni ihembe uru ni uruhu iki ni igiti gisanzwe n'iki ni igiti utu ni utudodo nkunda gukoresha hanyuma ninde wayigukoreye warayiguze warayikoreye wayivanye hagana wapingi n'abayikoreye nayitangiye kera mfite nk'imyaka 8 mu muziki wa gakondo cyangwa ibicurangisho nk'ibi gucuranga ibicurangisho bya gakondo ntago bigaragara cyane bigaragara ku bantu bake by'umwihariko hari umusaza wahitinze cyane muri iyi minsi witwa Igisupusupu kandi nawe akoresha ibikoresho gakondo ese waba umuzi ndamuzi muza acuranga ahantu Rwagitima ariko nago ikigeni cyo muheruka gicuranga mu isoko gusa nyine nzi ko nawe ahitinze muri iki gihe ndamwumva ahageze ndahumva ariko nago muheruka kumubona ni iki wavuga kuri uriya musaza akurikije uburyo yazamutse n'impano afite ndetse n'ibikoresho akoresha bya gakondo uriya musaza nyine nacyo namuvugaho nyine nuko yateye imbere gusa igihugu nyine cya baramwizeye baramuzamura gusa nanjye nayenzi ko nyine atanazamuka nyine kuko nanjye narabyihoreye naracitse intege abantu bakajya bambwira ngo buriya ko Gisupusupu ndatangiye gucuranga Rwagitima buriya akiza bwa mbere nyine naravuyeyo yaje yakurikiraho ninjye nabanje kujya ncuranga Rwagitima ngize ndabyihorera Rwagitima baranzi cyane zirakarikiye za Rwagitima n'akabarore nkuko Gisupusupu yamenyekanye hariya hanyuma ubu ngubu Gisupusupu yabaye umusitari muhuye nawe ni iki wamusaba icyo namusaba wenda nuko twakora indirimbo akaba yagira n'ubundi bumenyi wenda namukuraho cyangwa wenda akaba yagira ubwo ngiye yankuraho hanyuma se muri target zawe cyangwa iyo ubona ejo hazaza hawe ubona ushobora kuzarenga urwego Gisupusupu ariho uyu munsi ntago wavuga ngo uzarurengaho gusa ibyo ukora nibyo bituma abantu bagushima
wenda nanjye ni icyizere ko nshobora nanjye kuzamuka wenda nkamamara nkawe. hanyuma dusoza n'iki wabwira abantu bumva ko ibicurangisho nk'ibi wagiye bigarukaho ibicurangisho nk'ibi ari ibya fake ari ibya nta kigenda bumva ko umuziki nk'uyu utatera imbere ni iyihe message wababwira ubu ngubu? icyo nababwira ni ugukunda umuco wacu bagakunda umuziki wacu w'inyarwanda ko n'ibya kizungu bigakundwa ariko n'ibi nabyo bakabiha agaciro. Gucuranga icyo gikoresho wabikomoye he? Ni ufite umuntu muri famiye ubigira cyangwa ni ibintu byakujemo gusa n'impano wowe wisanzemo? Ni ibintu byanjemo, ntabwo nigeze nyine mvuga ngo mbikore, nubwo natangiye nkora ibi natangiye mu gukoresha icyo bita kira gikombe bacita nido kivamo irangi, nicyo namaje gukoresha. Noneho ko ngera mpura n'abantu ndimo ncuranga nko mu muhanda barambwira ati ariko iki kintu ntabwo bagikoresha, bashyiraho ihembe niryo ryiza. Ndaza kugenda nk'uko nari narabikoze, ninjye nabyikatiye gutya, sinzi wenda ku bantu bakoresha iningiri nimba wenda hari ubundi buhanga bashyiraho, ariko njyewe nyine ni uko nguko nabashije kuyikorera. Hanyuma watwibwiye ariko nyirizina gize amatsiko yo kumenya mu rugo ni hehe, nyine tubwire inkomoko yawe, aho ukomoka nyirizina. Mu rugo ni ahantu bita mu mudugudu wa Bugarura mu kagari ka Karambi mu murenge wa Murundi intara n'Iburasirazuba akarere ni Kayonza. Yego ruwo muri Kayonza. Hari icyo ukomejeho mu kanya uti nagendaga ncuranga mu nzira, ese iki kintu gifasha igeno ucurangira abantu mu muhanda nka kundi tujya tubona abantu bacurangira bakabaha amafaranga, cyangwa ucuranga mu bitaramo bisanzwe nyine bamaze gutera imbere? Wapi, ntabwo nigeze nera imbere, ahubwo kera narabikoraga nyine nyiri umwana nk'uko nakubwiye ngo nyiri muto cyane, ariko akunda ugenda nyine ukura abantu bagenda bagusekanga, ibyo ni ibintu n'iby'abasaza ngo ujye bireka, ngeze aho nyine ndabireka. Ariko ku ishuri naracurangaga mu hantu nyine bakantumira nko guserukira umudugudu, ibyo ngibyo bisanzwe. Hanyuma ubu ngubu wiga, uracyari umunyeshuri, wasoje amashuri, bimeze bite ibijyanye n'imyigire? Ntabwo nigeze niga cyane, narabiretse bitewe n'ubushobozi bukeya. Tutarakomeza abanza duhe akandi karimbo gatoya kugira ngo dukomeze ikiganiro n'abadukurikiye bakomeze baryoherwe n'uwo muziki wawe udasanzwe. Umuganda nanjye nanga umuganda, kudakora umuganda biragatse, kudakora umuganda biragatse, kudakora umuganda biragatsindwa. Kudakora umuganda biragatsindwa, kudakora umuganda biragatsindwa. Nzabarimba abana b'u Rwanda batanga umuganda bakurikije inama, nzabaririmba abana b'u Rwanda, nzabaririmba mbere urubyiruko mwese, nzabaririmba abayobozi mwese, nzabaririmba abakuru b'imidugudu, nzabaririmba abayobozi b'akagari, nzabaririmba nzabarimba abana b'u Rwanda batanga umuganda bakurikije inama, nzabaririmba abana b'u Rwanda, nzabaririmba tanga umuganda nanjye nanga umuganda, kudakora umuganda biragatse, kudakora umuganda biragatse, kudakora umuganda biragatsindwa. Yego, kudakora umuganda biragatsindwa. Nikora, ubundi ku myaka yawe uracyari muto, kuki wahisemo gucuranga iki gikoresho mu gihe ubu ngubu abana bakiri bato, urubyiruko bikundira za ndirimbo z'imiziki, bikundira hip hop, wowe kuki wahisemo uyu muziki? Uyu muziki nyine nuko ari wo wanjemo, ariko nzamo nanjye nkukunda uyu muziki, nanjye ndawukunda cyane nyine wanjemo, mbona mbyisanzemo nyine ncuranga, hako gusa nyine nanjye numva ndabikunze cyane. Nagiye mbona cyane nyine abana b'urubyiruko nabo babikunda, bamwe na bamwe, ndavuga ati reka kabisa nyine mbikurikirane. Hanyuma mu ndirimbo uri kugarukaho cyane, ebyiri umaze kundirimbira, wenda uracyafite n'izindi zose ndumva ziri kwibanda cyane kuri ibikorwa bya leta, kuki ari izo wibandaho, kuki message yawe ari iriya wahisemo?
mesaje yanjye nyine ngiye nkunda igihugu cyane nyine kuko nibyo bintu bindimo cyane nyine n'indirimbo zanjye nyinshi zerekeye koko ku gihugu nk'uko wabivuze zerekeye ku bintu by'imiyoborere niko nabishatse nibyo nakunze. hanyuma iki gihe abahanzi benshi bibanda ku bintu by'urukundo, indirimbo nyinshi akenshi ziba zigaruka ku rukundo. Kuki wowe hari indirimbo z'urukundo waba ugira cyangwa z'ibindi zidafite aho zihuriye n'izo zijyanye n'imiyoborere cyangwa n'ubuzima bw'igihugu? Ntabwo ndazitegura, ariko gusa nyine wenda uko umuntu agenda yiyongera ubwenge agenda atera imbere nazo nazikora. Hanyuma kuri ubu ngubu umaze gusohora nk'ibihangano bingahe cyangwa ufite ibihangano bingahe umaze kuririmba ukoresheje n'icyo gikoresho cyawe? Ntabwo ndasohora indirimbo, mfite indirimbo nyine ndashaka kuzakoresha wenda nk'indirimbo 5. Ufite nk'indirimbo 5 gusa? Hanyuma mu muziki imyaka umaze itari mike ucuranga icyo gikoresho, ni iki umaze gukuramo cyane n'iki ukuramo muri uwo muziki wawe, cyane kandi n'umuziki udasanzwe n'umuziki ukoresha ibikoresho gakondo? Ni iki gifatika wakuye mu muziki kuva watangira kubikora? Igifatika cyo ntacyo ubu ngubu kuri iki gihe nibwo ndi kugira ngo ndebe icyerekezo, ko nagiye nyine nakubwiye ko nagiye mura n'abacanege benshi b'abantu banca intege ngo ibyo ni by'abasaza, ariko gusa nanjye mbonye abantu banshyigikira nkabona ko uyu muziki wanjye nanjye ukunzwe, byarushaho kugira gutuma nyine nanjye ngira n'icyizere. Hanyuma duheho akandi karirimbo mu turirimbo twiza nawe wemera kubitira kandi bananezubane n'abandi mu bumwe busesuye, bananezubane n'abandi mu bumwe busesuye, Banyarwanda nimukundane muhore mufite amahoro, musangira akabisi n'agahiye, Banyarwanda nimukundane, mugirire nabi ntawe uzamugirire neza, Banyarwanda nimukundane muhore mufite amahoro, nawe basaza n'abakecuru iwanyu hanga amahoro, Banyarwanda nimukundane nk'urwo Imana yadukunze, Banyarwanda nimukundane nk'urwo Imana yadukunze, kuko Imana ariyo soko y'urukundo n'amahoro n'umubano, n'amahoro n'umubano, n'amahoro n'umubano. Yes, ndumva ari byiza cyane nikora. Hanyuma ko mbona kujya gutangira gucuranga ugashyiraho amacandwe, utwo ducandwe ushyiraho tugufasha iki? Aya macandwe nayo yubeza, ariko abantu nyine bagiye babimenya, bagiye bambwira ngo bashyiraho ibintu bita ishangi, akishangi ntabwo mbizi, ngiye natangiye nshyiraho amacandwe nyibobeza kugira ngo bumvikane neza. Hanyuma ubundi mu muziki wawe wumva uzakomeza gucuranga iki gikoresho iningiri, cyangwa wumva ko ubonye ubushobozi washaka ibindi bikoresho bigezweho? Gusa iningiri nayikomeza, ntabwo nayanga, nayikomeza. Hanyuma tugana ku musozo nikora, ushaka kuba yagufasha mu muziki wawe akagufasha gutera imbere cyangwa kuzamuka, yakubona gute cyangwa yagukura hehe? Navuza aho nuruka mu kagari ka Karambi, umurenge wa Murundi, mu karere ka Kayonza, intara y'Iburasirazuba. Hanyuma se ntabwo waduha nimero za telefone? Nimero za telefone ni 07 4 2 2 7 7 2. Yes. Nzajya nkorera u Rwanda, nzajya nkorera u Rwanda rwatubyaye, nzajya nkorera u Rwanda,
rubyiruko mpuze dukorere u Rwanda Abanyarwanda mpuze dukorere u Rwanda imbaraga z'igihugu dukorere u Rwanda nzajya nkorera u Rwanda nzajya nkorera u Rwanda rwatubyaye nzajya nkorera u Rwanda mu mahoro hose nzajya nkorera u Rwanda mu mutekano nzajya nkorera u Rwanda Yes, nzajya nkorera u Rwanda twese tuzajya turukorera. Nikora arakoze cyane kuduha umwanya kandi tukwifurije gutera imbere kuri ubu buhanzi bwawe n'ibihangano byawe bikazamuka nawe ukaba umusitari nk'abandi bose. Yes, abo murakoze. The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze. Urwenya nabyenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenye